hahandi ibihe bikomeye wongera utekereze ko bya bindi byose wanyuzemo nabyo bitari bikoroheye ariko warabirenze nta kitagira iherezo. Rero nibyo urimo gucamo uyu munsi ngo none Imana nabyo irabishoboye. Ongera wizere Imana usenga, ongera ugirire icyizere ubushobozi n'imbaraga zayo. ngo ubu butumwa natumwe gutumika inshuti n'abavandimwe, turimo turatoragura uduce tw'umutima wasize umenaguye tuduterateranya ngo turebe ko uyu mukobwa yakongera kuba umuntu. Inshuti zanjye, gukomeye ku mutima bimeze nko kuvunika zimwe mu mbavu, nta n'umwe wabirebesha amaso ngo abibone, nyamara wowe buri kuhumetse urababara. Twirinde gukomeretsa imitima ya bagenzi bacu. Hari abantu bibeshya ko batajya bava kuri pause, bahora bumva nubwo hashira imyaka 100 imitima yabakundaga batashoboye guha amahirwe izakomeza kubategereza mpaka. Uko ni ukwibeshya. Kwiherezo usanga twicuza amahirwe tutakoresheje n'ibyemezo twatinze gufata. Amateka ajya ahinduka burya niba ugira kwizera. Abantu babana baba barakuriye mu miryango cyangwa se ibihugu bitandukanye, ndetse akenshi bagahura bombi bakuze bararezwe n'ababyeyi batandukanye. Ni nayo mpamvu kuba udahuje imico, imyitwarire se cyangwa se imyumvire n'uwo mubana atari amahano. Ikitangaje si ukubana n'uwo mudahuje, ahubwo igitangaje ni ukumarana imyaka 10 mutarabasha guhuza. Mu kuvuka hari abagira amahirwe bakavuka ku babyeyi bashoboye kuba bagira icyo bakora, bagateganyiririza, bakanabikira, bakanatunganyiriza inzira abo bagiye kubyara. Bivuga ko wowe nuvugira amahirwe yo kuba wavutse muri uwo muryango. Niyo mpamvu burya hari abakungu b'umutungo muhahano, hari n'abakungu b'umutungo mubyarano. Bivuga ko wawuvukiyemo, ukuriramo, barawukuraga cyangwa barawukugabanya, urawugabana. Kubw'ibyo ntabwo ufite imvune nk'uwavutse aho yavutse mu mutungo, yavutse mu muryango udafite hepfo na ruguru, batari bashoboye kugira icyo bakora uretse kumubyara. Wa wundi umubyeyi washobora kubura amashereka ariko akonka icupa cyangwa akonka bibero, akabona amata bamukorera ya buri mwanya ntagire ikibazo. Ariko uyu nguyu ashobora kubura amashereka, umubyeyi yabura amashereka, umwana akanyunyuza amazi, akanyunyuza amaraso, akanyunyuza ibere kugeza ubwo ribaye nk'isogisi yabuze icyo afatamo. Nyina nta kindi akora uretse gutabaza Imana nijoro, nyina nta kindi akora uretse gutabaza Imana amanywa yose. Imana ntabwo izamanuka ngo izitabare, ahubwo Imana yashyizeho gahunda y'abagomba gutanga ubwo butabazi byihuse. Nta bandi ni babandi Imana yacishijeho umutungo ikawubashyira mu ntoki. Waba warawubiriye icyuya rero, wawubiriye icyuya ariko hari abakibize bananirwa kuwubona. Waba warawuvukiyemo rero, wawuvukiyemo ariko hari abavutse kimwe nawe batigeze bagira amahirwe yo kuvukira nk'aho wavukiye. Nuko Imana yagiye irutisha abantu abandi kugira ngo ejo uzagire ibyo ubazwa wahawe. Urabacaho ni abana b'imihanda, ni abana birera, ni abamayibobo, ni abadafite epfo na ruguru, ukumva kuti by'abanjye ntabwo bazagera buno buzima ngo babeho barya. Nyamara ejo bundi ushobora kutuvamo ugapfa hatagize uzirikana ko wazirikanya abandi, hatagize abo Imana ishyiramo umutima w'impuhwe kugira ngo nawe bagukorere, kuko wabaye nyamutegera kazaza ejo wahaye abandi kugira ngo nawe abawe bazabona babaha, nawe abawe barajya mu muhanda. Ariko ibyiza dukora turabihisha. Nyamara twagombye guhamagarira abantu kugira ngo dusangire nabo. Intumwa y'Imana yaradutinyura tubwira iti ibya 2 bishobora guhaza 3, ibya 3 bishobora guhaza 4, mwigira ubwoba bw'uko mutari buhaje. Ariko kuba umuntu yararemanywe ubugugu bigezaho nawe noneho akiyima. Bivuga ko rero urageraho nawe ukima abandi ariko ukagezaho nawe ubwawe ukiyima. Igihe icyo ari cyo cyose uzicara ushimishwa no kurunda, umenye kurimo kurunda umutungo ari kurunda n'abanzi. Yaba umutungo rero watangaga amahoro n'ibyishimo, abakungu bajya barara bakinguye kugira ngo turebe uburyo baryama ku bitanda byiza. Bajya barya bakinguye kugira ngo turebe uburyo barya neza. Ariko bahora bafite ubwoba bw'uko abo badaha ukuri kwabo bashobora kubagwa gitumo bakabagwaho.
niyo mpamvu uragenda ugakinga, washyizeho inzugi z'ibyuma ukagerekaho n'umuriro kugira ngo ukozeho hashye, ugashyiraho n'umuzamu, umuzamu ukamuha imbunda cyangwa inkoni, warangiza ukazana n'imbwa zimushyigikira, warangiza ugashyiraho n'ibisakuza kugira ngo nihagira urenga umuzamu ushobore kuba wakumva. Ese ayo mahoro ufite n'ayo mafaranga meza atyo ni amahoro ki? Nta kintu kibabaza nko kuba wabwira umuntu ikibazo cyawe, yarangiza aho kugukiza ahubwo akagushinyagurira, akagutereka igikoroto cy'icumi mu ntoki, n'umwana urakimuha akakubaza ati nkigura iki? Niba wifuza ko hari icyo Imana yagukorera, wowe uyikorera iki? Urashaka gutunganirwa gusa, nta kintu na kimwe wowe ukora ngo utunganye ugaragarize Allah subhanahu wa ta'ala ko nawe utunganya. Uragenda bwa mbere ukabona biratunganye, ukumva ko n'ubwenge bwawe, wagenda bwa kabiri ukabona biratunganye, ukumva ko n'ubumenyi bwawe, wagenda bwa gatatu byakwanga bigasubirira udubi, ugahita wumva ko noneho Imana irahari. Mana urampora iki? Ese mu gihe itari ifite ikiguhora, kubera iki wowe utagize icyo ukora ngo ugaragaze ko uyishimira? Ahubwo tuyimenya mu bibazo, tuyizirikana ko ihari mu bibazo, yamara kubikemura ubwo twebwe n'Imana biba birangiye. Ushobora kuba ushishikajwe no kwishakira umukobwa mwiza n'umugore mwiza, ukamwitaho kugira ngo ukange rubanda, ariko uwo mugore ushobora kumubona, wamubonaga ari umukobwa ari igasozi, ukabona niwe marayika w'Imana, wamugezayo uwo wakekaga ko ari Musa akakubera Farawo, amaguru ukajya ugenda wambaye amasogisi adasa, kandi warashatse kugira ngo ubone ituze ukariburira kuri uwo mugore. Ushobora kuba ushishikajwe n'abana, mbarere babyibuhe bamere neza, mbaratira abandi, abo akaba ari bo bazaba impamvu yawe yo kugira ngo uve mu mwuka hano kuri iyi si, uve mu mwuka amarira atemba. Ntukabone umuntu apfa amarira ava mu mutwe, ava mu maso, arira adasohora ijwi, agahinda kenda kumuturitsa umutima, adafite ububasha bwo kuva kuri ubwo buriri ngo agende atunganye ibyari bitaratunganye. Abo bana ushobora kuvuga uti reka myabasigire kugira ngo bazabeho neza nyuma yanjye maze kuva kuri iyi si, aho kugira ngo babeho neza ahubwo bakabaho nabi, bakaraguza, bakicana, bakanywa inzoga, bagasambana, bakifashisha aya mafaranga kugira ngo bakore ibi byose bishoboka. Abasigiwe menshi sibo babayeho neza. Turatinya ubukene, ariko mbere yuko tuba bakire, mbere yuko tugira umutungo, twigeze kubaho ntacyo dufite. Ibishakwa rero ntibyagombye gutera umuntu ubwoba. Mutungo niwe utuma abantu bamarana. Mutungo usanga umugore yisha umugabo, umugabo yisha umugore, abana bishe se, abana bagize bate, abaturanyi bamaranye kubera umutungo. Abakureba rero bakabona uriho neza, sinzi n'uriho neza uwo ari we n'uriho nabi, ariko twese niba tunafite ikibazo, dufite ikibazo cy'uko turiho nabi, ariko hari abariho nabi cyane. Bivuga yuko rero Rasulu yakugira inama avuga ati, nushaka kugira ngo umenye inema z'Imana kuri wowe, ubone uburyo bwo kuzishimira, reba uri munsi yawe. Ikibazo tugira nuko umuntu aragutambuka afite imodoka ugakanaguzwa, nyamara ufite amaguru mazima. Bagombye kuvuga uti biriya ni by'abafite imodoka, ariko je mfite uwo utananjye ugenda yikurura hasi. Bagombye kumenya uti ngenda nikurura hasi, byibuze nkagenda, hari undi batwara ku rutugu wadashoboye no kugenda kurura hasi. Uwo nguwo yagombye kumureba akavuga ati byibuze nanjye Imana hari icyo yampaye. Ariko noneho turisumbukuruza, turareba baturuta, turareba ibya. Ni nayo mpamvu irari ry'iyi si ritarangira, ni nayo mpamvu na wa wundi ufite ahora yibara ko ari umukene, ni nayo mpamvu twese twiyita batindi. Nyamara ubukire bwawe bungana n'icyo ufite kuri uwo munsi mu mufuka wawe. Ufite 100, uri umukire ungana n'abakire bafite 100, kuko hari benshi badafite noneho n'ipantaro ifite umufuka muzima yarutobotse yose. Wowe noneho ufitemo 100, ufite ipantaro ifite umufuka watobotse, wagombye kumenya ko hari noneho n'udafite ipantaro. Uvuga uti yaba nari mbonye kariya, yaba yarakanitse nkagatwara. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi khalaqana
وأحسن صورنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا الرسول ليخرجنا من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الطائعون حيث يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن للمتقين مفازا ishimwe ikuzo ndetse n'ibisingizo byuzuye nta wundi bikwiye uretse Allah we waturemye akadutunganya yamara kudutunganya ntatereriyo ahubwo akatwoherereza intumwa iyo ntumwa akayiha inshingano zo kudukura mu icuraburindi ry'umwijima w'ubujiji n'ubuyobe ituganisha mu mucyo wo kuyoboka inzira y'Imana iyo nzira akaba ari nta yindi ari inzira ya Islamu icyo gikorwa akaba yaragikoze nk'uko yabitegetswe ndetse bikababaza bikanarakaza abo byarakaje mu bahakanye kuyoboka iyo nzira ikaba izakomezwa guhamagarirwa kugeza ku munsi w'imperuka kabone niyo abo bahakanye ibisekuru byinshi byashize baba bagenda bororoka n'ababavuye umugongo nabo bagakomeza kugenda bahakana bagakomeza kugenda barakara iryo jambo ntirizahagarara kugeza ubwo Imana izasubirana ibyayo igasubirana ibyo yadutije byose bwaba ubuzima cyangwa ibyo kuri iyi si byose dufite ndahamya mbikura ku mutima kandi mbivugisha ururimi ko nta wundi ukwiye gusengwa by'ukuri no kugaragirwa no kubahwa ndetse no gutinywa uretse Allah we wenyine nkanahamya nanone mbikura ku mutima mbivugisha ururimi ko Muhammad amahoro n'imigisha by'Imana bibane nawe ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo bavandimwe ndababurira kandi nanjye ubwanjye ntiretse ko twarushaho kugandukira Allah tukamwubaha tukamutinya ugutinya kudukura ku bibi kutuganisha ku byiza ugutinya kudukura ku by'Imana idashaka kutuganisha ku by'Imana ishaka kandi nadutegeka gukora ibyo twarangwa nabyo tukazaba dufite intsinzi ejo hazaza ku munsi w'imperuka aho nta yindi ntsinzi izaba ihari uretse iyo abagandukiye Allah ukuri ko kumugandukira ibyo Imana ikabishimangira mu gitabo cyayo gitagatifu ivuga iti inna lil muttaqina mafaza mu by'ukuri uzarangwa no gutinya Imana no kuyigandukira by'ukuri uwo ni ufite intsinzi haba hano muri ubu buzima bw'iyi si ndetse n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka ni iminota mike ni igihe gito mu bihe byose tuba dufite muri ubu buzima bw'iyi si ariko nicyo gihe cyiza kibaho abantu bicara bagahuzwa no kugira ngo baganire ku byo Allah subhanahu wa ta'ala yifuza ko bakora muri iyi si n'ibyo ababuza niyo mpamvu muri uyu mwanya rero ngira ngo tuganire kuri zakatul mali kuvuga ngo ni ituro ritangwa mu mutungo n'abamfobeje icyo gikorwa kuko ituro ni akantu gato cyane utanze icyo ashoboye abatanze ituro ariko zaka mureke tuyite zaka nk'abasiramu muzi ikisobanura muzi ko ari ugukora mu mutungo ufite ikigereranyo kizwi kandi ugatangwa mu gihe cyagenwe ugakurwa muri uwo mutungo nanone uhabwa abakene nanone ni ukuvuga uva mu bakire bateganyijwe ko bafite umutungo wavuzwe ugenwa hanyuma uwo mutungo wagenwe ugatangwa mu gihe cyagenwe hanyuma ugahabwa abantu bagenwe
kuvuga zaka ntitangwa n'uwo ari we wese, itangwa n'ubishoboye ufite uwo mutungo. Umutungo wari wo wose ntuvamo zaka, utangwa muri wa wundi wagenwe ufite ikigereranyo nyacyo. Hanyuma igihe icyo ari cyo cyose ntigitangwamo zaka, ahubwo ni igihe cyagenwe. Nanone bakavuga bati ni umutungo umaze umwaka. Hanyuma nanone ntuhabwa aba ari bo bose, ahubwo uhabwa abagenwe nanone bavuzwe bazwi. Bivuga ko iyo niyo zaka. Bivuga ko rero itandukanye n'ituro iryo ari ryo ryose. Bivuga yuko iyo tuvuga ngo turatanga amaturo, mu bayisilamu dutanga amaturo, n'undi uwo ari we wese aravuga ati natwe nuko. Kandi ibyo bindi bidafite gahunda bigenderaho, bidafite ikigereranyo kizwi, bidafite abo bihabwa bazwi, ibyo ntabwo byitwa zaka. Nushaka ubyite sadaka, ni amaturo atangwa n'ineza ukorera abandi. Iyi zaka rero Imana yaraturemye, ariko hamwe nuko kuturema tugenda dutandukana mu mibereho yacu, uhereye mu itangira ryitwitwa cyangwa se ry'utanga intanga. Bivuga ko umugabo, umugore ari umugabo utangiza izo ntanga, zikagenda zigahura n'iz'umugore ari umugore uzakiriye. Ahangaha niyo nkomoko yawe. Iyo nkomoko yawe yibaye mbi cyangwa yigize ubusembwa, byanze bikunze nawe biragukurikirana. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbere yuko ninjira kuri uriya mbwira nti nyamuneka atanga zaka, ahubwo mwereka aho yaturutse. Nimara kumwereka aho yaturutse, amenye n'impamvu agomba gutanga iriya zaka. Mu kuvuka hari abagira amahirwe bakavuka ku babyeyi bashoboye kuba bagira icyo bakora, bagateganyiririza, bakanabikira, bakanatunganyiriza inzira abo bagiye kubyara. Bivuga ko wowe nuvugira amahirwe yo kuba wavutse muri uwo muryango. Niyo mpamvu burya hari abakungu b'umutungo muhahano, hari n'abakungu b'umutungo mubyarano. Bivuga ko wawuvukiyemo, uwukuriramo, barawukuraga cyangwa barawukugabanya, urawugabana. Ku bw'ibyo ntabwo ufite imvune nk'uwavutse aho yavutse mu mutungo, yavutse mu muryango udafite hepfo na ruguru, batari bashoboye kugira icyo bakora uretse kumubyara. Abo ni ababyeyi. Ubagereranya abo babyeyi bombi babyaye umwana, uwo mwana bombi abo bana bakitwa abana, ariko noneho ureba imikurire y'abo bana. Uyu wavukiyeho batagira epfo na ruguru, ageraho noneho wa wundi umubyeyi washobora kubura amashereka, ariko akonka icupa cyangwa akonka bibero, akabona amata bamukorera ya buri mwanya, ntagire ikibazo. Ariko uyu nguyu ashobora kubura amashereka, umubyeyi yabura amashereka, umwana akanyunyuza amazi, akanyunyuza amaraso, akanyunyuza ibere kugeza ubwo ribaye nk'isogisi yabuze icyo afatamo. Uyu ni umwana wavutse kimwe n'uriya, witwa umwana kimwe n'uriya, ariko imibereho yabo iyo babahitishamo bakiri mu nda, bakabwira uyu nguyu ugiye kuvukira aha ameze batya, bakamubwira bati uri dore aho ugiye kujya, urifuza kujyayo? Nta wakwemera kujyayo. Noneho yisanze muri ubwo buzima, amaze kubwisangamo, nyina nta kindi akora uretse gutabaza Imana nijoro, nyina nta kindi akora uretse gutabaza Imana amanywa yose. Imana ntabwo izamanuka ngo izitabare, ahubwo Imana yashyizeho gahunda y'abagomba gutanga ubwo butabazi byihuse. Nta bandi, ni ba bandi Imana yacishijeho umutungo ikawubashyira mu ntoki. Waba warawubiriye icyuya rero, wawubiriye icyuya, ariko hari abakibize bananirwa kuwubona. Waba warawuvukiyemo rero, wawuvukiyemo, ariko hari abavutse kimwe nawe batigeze bagira ayo mahirwe yo kuvukira nk'aho wavukiye. Niyo mpamvu hagomba kuvamo ukuri kufatwa, kugahabwa abo bameze batyo, abo bafite ibibazo wowe Imana yagukijije. Hari abana bamaze gukura nk'uko nguko, akuriye muri ibyo bibazo, byanabwiriwe, naburaye, bwakeye nagize icyo mbona, bwije ntakibuze, akarinda bwo azamuka, akagira imyaka ishobora kuba noneho avuga ati ahangaha ntawe uhihanganiye, akemera agata bamubyaye, akajya mu muhanda. Wowe mu gihe ukubitira umwana wawe ku mugoroba kugira ngo yambare umwenda w'imbeho, we
nta umureba nta umumenya, niwe wirya kimara, aragarama muri ruhurura, aragarama ku muhanda, akaryamira isi ya Nyagasani, akiyorosa ikirere cya Nyagasani. Wowe abawe urabakubitira kwambara imyenda y'imbeho, urakubitira abakinguye umuryango umuyaga urinjira, urakubitira, urabyuka mu gicuku ukajya kureba niba abana biyoroshe. Nyamara n'abariya nabo tubita abana. Abangaba rero Imana ntabwo yabaremye kuriya ari ukuba ibanze, ntabwo yabaremye kuriya kuko bafite ubusembwa bw'imibereho mu kuba iwabo batubahiriza, batazi neza ko Imana iriho. Barabizi bashobora kuba banarusha iwanyu kumenya ko Imana iriho, ariko noneho nuko Imana yagiye irutisha abantu abandi kugira ngo ejo uzagire ibyo ubazwa wahawe. Urabacaho n'abana b'imihanda, n'abana birera, n'abamayibobo, n'abadafite epfo na ruguru, ukumva kuti by'abanjye ntabwo bazagera buno buzima ngo babeho barya. Nyamara ejo bundi ushobora kutuvamo ugapfa, hatagize uzirikana ko wazirikanya abandi, hatagize ab'Imana ishyiramo umutima w'impuhwe kugira ngo nawe bagukorere, kuko wabaye nyamutegera kazaza ejo wahaye abandi kugira ngo nawe abawe bazabona babaha, nawe abawe barajya mu muhanda, nawe abawe barasanga bari. Aha rero ni ngombwa ko ukoresha umutungo w'Imana ukawukoresha ku biremwa by'Imana bibabaye, ugatabara mu gihe ahagize hariho hose wumva ko hakenewe ubufasha, wumva ko hari uwavuze ati kubera Imana gira icyo ukora. Tuzabazwa byinshi kuko aya itegeka zaka irategeka ntisaba. Allah subhanahu wa ta'ala mu isura ya Tauba murongo w'103 aravuga ati khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Khudh abazi ururimi rw'icyarabu ni fata, ntabwo ari saba, ntabwo ari baguhe, ntabwo ari binginge, ni fata. Bivuga yuko umutungo wawe wagombye gukurwamo ukuri kwabo ngabo bababaye, kabone niyo byaba ku gahato. Ukuri kwabo kwagombye kuvamo, kabone niyo ubishaka utabishaka, uwo mutungo wagombye kuvanwamo ugashyikirizwa ba nyirawo. Turi abayobozi rero bafite ibyo bazabazwa ejo hazaza, turi abayoborwa bafite ibyo bazabazwa ejo hazaza. Bivuga yuko zaka si ukukwinginga, zaka ni agahato, ni ukuzifata ku gahato, kuko umutima waremanywe ubugugu, wumva nta cyawuvaho, wumva ntacyo watanga, wumva ko ufite ubwoba bwo kuba waba umukene.